Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi b'Isezerano 23 TV. Uyu munsi twabateguriye impamvu buri mugabo agomba kwiyubaha. Ni kenshi dukunda guhura n'abantu bakavuga ngo uriya mugabo ariyubaha, ateye neza, cyangwa se bakavuga ngo uriya mugabo ntabwo yiyubaha. Uyu munsi twasubije ikibazo cy'umukunzi wacu watubajije ngo tuzamugizeho impamvu buri mugabo wese agomba kwiyubaha. Uyu munsi twabateguriye uburyo 25 buri mugabo wese agomba gukoresha kugira ngo yiyubahe. Dore zimwe muri izo mpamvu. Impamvu ya mbere, kwiyubaha bituma umuntu abasha kwitwara neza mu buzima bwa buri munsi. Iyo umuntu yiyubaha aba afite icyerekezo gikwiye cy'ubuzima, bigatuma abasha gukora ibikorwa byiza no gufata ibyemezo byubaka ubuzima. Impamvu ya kabiri, kubaha ni intangarugero mu muryango no mu kazi. Umugabo wiyubaha atanga urugero rwiza mu muryango no mu kazi, bikabera abandi isomo ryiza ry'imyitwarire. Wowe utarakoze subscribe, ndakwibutsa gukora subscribe, kandi nawe wayikoze uruha agaciro. Impamvu ya gatatu, buri mugabo wese agomba kwiyubaha. Kwiyubaha bituma umuntu yubahwa n'abandi bantu. Iyo umuntu yiyubaha aba yerekana ko yifitiye agaciro, bikamufasha kubaka umubano mwiza n'abandi. Impamvu ya kane, byongera icyizere mu mwuka n'umubiri. Kwiyubaha bituma umuntu yiyumvamo ko afite agaciro, bigatuma atangira kwigirira icyizere n'ubushobozi bwe, kandi akagira imbaraga mu rugendo rwo kugera ku ntego ze. Impamvu ya gatanu, buri mugabo akwiye kwiyubaha. Kwiyubaha bituma umuntu agira imico myiza. Kwiyubaha ni ishingiro ry'imyitwarire myiza, bigatuma umuntu agira ubupfura, ubunyangamugayo n'imico myiza ikwiye gukurikizwa. Impamvu ya gatandatu, buri mugabo wese aho ava akagera igomba gutuma yiyubaha. Kwiyubaha byongera ubushobozi bwo gufata ibyemezo byiza. Iyo umuntu yiyubaha abasha gufata ibyemezo byiza, kuko aba ashyira imbere ibyiza no kwita ku ngaruka z'ibyo akora. Impamvu ya karindwi, kwiyubaha bituma umuntu agira umutima w'ubumuntu. Kwiyubaha bituma umuntu yubahira abandi, akagira urukundo n'impuhwe kuko ahura nabo, bityo akabana neza n'abandi. Impamvu ya munani, buri mugabo wese agomba gukoresha kugira ngo yiyubahe. Kwiyubaha bituma umuntu ashaka kugera ku ntego no gukorera abandi. Umugabo wiyubaha afite imbaraga zo guharanira kugera ku ntego ze, kandi akabona agaciro mu gufasha abandi. Impamvu ya 9, kwiyubaha bituma umuntu agira impuhwe no kumva abandi. Kwiyubaha bituma umuntu ashobora gutega amatwi no kumva ibibazo by'abandi, bikamufasha kubaka imibanire myiza n'abandi. Kwiyubaha bituma umuntu yirinda gukora ibintu bibi. Iyo umuntu yiyubaha yumva ko afite inshingano zo kubaha amategeko n'indangagaciro, bikamufasha kwirinda gukora amakosa cyangwa ibindi bikorwa byangiza. Kwiyubaha bituma umuntu agira ubuzima bwiza mu mutwe no ku mubiri. Kwiyubaha bituma umuntu atekereza neza kandi aba mu buzima bwiza mu mutwe, bikanamufasha kugira ubuzima bwiza mu mubiri. Kwiyubaha bituma umuntu agira ubushobozi bwo kubana n'abandi mu mahoro. Umugabo wiyubaha aba atanga amahoro mu muryango no mu buzima bwa buri munsi, kuko yemera abandi kubaho mu mahoro no mu bwubahane. Kwiyubaha bituma umuntu abasha gukunda abandi. Iyo umuntu yiyubaha aba afite ubushobozi bwo kwereka abandi urukundo no kubaha, bikaba intandaro y'imibanire myiza. Kwiyubaha bituma umuntu agira umuco wo gushyira hamwe no gufashanya. Kwiyubaha bituma umuntu yerekana ko ashyigikiye gufashanya no gukorana n'abandi mu buryo bwiza.
Kwiyubaha bituma umuntu yirinda gukora ibikorwa bibangamira abandi. Umugabo wiyubaha abasha kugenzura imyitwarire ye kugira ngo atazateza abandi ikibazo cyangwa kubangamira inyungu zabo. Kwiyubaha bituma umuntu yiga guhangana n'ibigeragezo no gutsinda inzitizi. Kwiyubaha bituma umuntu amenya guhangana n'ibibazo no kubitsinda, akagira imbaraga zo guhangana n'ingaruka z'ibibazo. Kwiyubaha bituma umuntu agira umutima wo kwishimira ibyo yagezeho. Umugabo wiyubaha ashobora kwisuzuma no kumva ibyiza agezeho akabyishimira, bityo akagira imbaraga zo gukomeza gukora neza. Kwiyubaha bituma umuntu agira ubushobozi bwo gutanga umusanzu mwiza mu muryango. Kwiyubaha bituma umugabo agira intego yo gukora ibikorwa byiza birimo gufasha abandi no guteza imbere umuryango. Kwiyubaha bituma umuntu agira intego yo gukura no kwiteza imbere. Umugabo wiyubaha ashaka guhora yiga, agakura mu bumenyi kandi akiteza imbere mu buryo bwose. Kwiyubaha bituma umuntu abasha kwiyubaka mu buryo bwuzuye. Kwiyubaha bituma umugabo akomeza kwiyubaka mu buryo bw'umubiri, mu mitekerereze ndetse no mu mibanire n'abandi. Kwiyubaha bituma umuntu agira umutekano mu mutwe no mu byo akora. Kwiyubaha bituma umuntu agira icyizere ku bushobozi bwe, bigatuma atanga umusaruro mu byo akora. Kwiyubaha bituma agira igikundiro mu bantu. Iyo umuntu yiyubaha, abantu bamubona nk'umuntu wubaha abandi kandi afitanye umubano mwiza n'abandi. Kwiyubaha bituma umuntu abasha kwiyumvamo ko afite inshingano ku bandi. Kwiyubaha bituma umugabo yumva ko afite inshingano zo gukora ibibereye abandi no kubaha. Kwiyubaha bituma umuntu ashobora guhindura ubuzima bwe mu buryo bwiza. Kwiyubaha bituma umuntu aharanira gukora impinduka mu buzima bwe no kuba umuntu mwiza mu muryango. Kwiyubaha bituma umuntu abasha kugira ishyaka ryo kwiga no gukura mu buzima. Umugabo wiyubaha agira ishyaka ryo kwiga no gukura kuko yumva ko kubaka ubumenyi no kwiteza imbere ari byo bimufasha kubaho neza. Kwiyubaha rero ni urufunguzo rwo kuba umuntu mwiza, uhamye kandi ufite ubushobozi bwo gukorera abandi no kwiyubakira ejo hazaza. Murakoze neza utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kuba wakurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Uri uw'agaciro, wowe wayikoze.